murakoze cyane nyakubahwa bambasaderi bagore namwe bagabo. Mbere na mbere ndabahaye ikaze kandi mbashimira mbikuye ku mutima kwa mwaritabiriye ubutumire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi nama yateguwe hakurikijwe uburyo bwa ARIA yibanda ku nsanganyamatsiko igira iti gusesengura icyuho kiri mu mategeko mpuzamahanga ajyanye n'umutungo kamere n'amahoro, isesengura n'icyerekezo. Ubwitabire bwanyu bugaragaza ko amahanga aha agaciro ikibazo gifite uruhare rukomeye mu kubungabunga amahoro, umutekano n'iterambere rirambye. Ndashimira by'umwihariko abatumirwa bacu bemeye kudusangiza ubumenyi n'ubunararibonye bwabo, Dr Bita Loa, umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama mpuzamahanga y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, Madamu Comfort Elo uyobora International Crisis Group, Madamu Bristine Batalani wo muri for Strategic and International Study, ndetse na Bwana Alex Kopi wo muri Global Witness. Ndashimira kandi ibihugu n'imiryango mpuzamahanga, sosiyete sivile n'abikorera bashyigikiye iki gitekerezo, ndetse n'intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni mu karere k'ibiyaga bigari, nyakubahwa Huang Xia. Uyu munsi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifashe bwa mbere mu myaka irenga 30 ubuyobozi bw'inama y'umutekano ya Loni. Yifuje gukoresha amahirwe itangiza ibiganiro bifitiye isi yose akamaro. Intego y'inama si ukongera indi nama gusa, ahubwo ni ugutangiza ibiganiro birambye ku kibazo gikomeye cy'iki gihe, guhindura imicungire y'umutungo kamere ikava ku kuba uburyo bwo guhangana n'ingaruka z'intambara, ahubwo ikaba igikoresho cyo kuzirinda no guteza imbere amahoro, umutekano n'iterambere. Nyakubahwa, umutungo kamere ufite uruhare runini mu bukungu n'ibya politike ku isi. Ni ingenzi mu guhindura uburyo bwo kubona ingufu, guteza imbere ikoranabuhanga, inganda no gukomeza urwego rw'ubucuruzi mpuzamahanga. Ku bihugu byinshi umutungo kamere ni amahirwe akomeye yo kwihutisha iterambere, ariko kandi mu bihugu bifite ibibazo cyangwa intambara uwo mutungo ushobora gukoreshwa mu gutera inkunga ubukungu bushingiye ku ntambara. Ikibazo si amafaranga ava gusa mu kugurisha amabuye y'agaciro, hari uburyo bwagutse aho imitwe yitwaje intwaro igenzura ibirombe, inzira z'ubucuruzi, ikusanya imisoro ndetse n'umutungo w'imari, bikayifasha gukomeza ibikorwa by'urugomo no gusimbura ubutegetsi bwa leta mu bice bimwe na bimwe. Ibi bibazo byagaragaye ahantu henshi ku isi ku mutungo nk'amabuye y'agaciro, diyama, zahabu, ibiti, peteroli n'amakara. Iki si ikibazo gishya. Muri 2018 inama y'umutekano yigeze kuganira ku ruhare rw'umutungo kamere mu guteza intambara. Icyo gihe hagaragajwe isano iri hagati yo gusahura umutungo kamere, gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro no guca intege inzego za leta. Kuva icyo gihe habaye intambwe zifatika zirimo ibihano, amatsinda y'impuguke, gahunda ya Kimberley, amabwiriza ya OECD ku igenzura ry'inkomoko y'amabuye y'agaciro n'ubundi buryo bwo gukurikirana inkomoko y'umutungo. Nubwo ibyo byose ari intambwe nziza, biracyadusigira ikibazo gikomeye. Ese ntitwakwimukira ku gukumira intambara mbere y'uko ziba, dukoresheje imiyoborere myiza y'umutungo kamere? Kwirinda intambara bisaba no gukumira impamvu z'ubukungu ziyitera. Nyakubahwa, iki gitekerezo igamije gukuraho ubusugire bw'ibihugu ku mutungo wabyo. Ntabwo tugamije gushyiraho amategeko mashya mpuzamahanga
cyangwa amategeko rusange y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ku isi. d'une autorité supranationale. Il ne s'agit pas davantage de remettre en cause les instruments existants. Il s'agit de déterminer comment la coopération internationale peut aider les États à exercer plus effectivement Ntabwo dushaka gushyiraho ubutegetsi burenze ibihugu cyangwa gusimbuza amategeko asanzweho. La coopération internationale peut aider les États à exercer plus effectivement leur souveraineté là où des acteurs armés ou des réseaux illicites capturent les Cette ressources, initiative les ne revenus concerne pas la et République jusqu'aux démocratique fonctions de du l'État. Congo uniquement. Car Le pays en lorsque cette connaît Ahubwo turashaka kureba uko ubufatanye mpuzamahanga bwafasha ibihugu kurinda umutungo wabyo, aho imitwe itwaje intwaro cyangwa imibare itemewe iwigarurira. particulièrement Elle documentée, procède de la conviction mais il que n'en ces est qu'une défis illustration. concernent Elle n'est l'ensemble de la dirigée communauté contre internationale aucun État. Iyo ibyo bibaye ubusugire bw'ibihugu buba bwamaze guhungabana. Procède de la conviction que ces défis concernent l'ensemble de la communauté. Face à des phénomènes qui sont relevés exclusivement face à de des son champ phénomènes qui sont traditionnel, relevés Iki gitekerezo ntikireba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yonyine, nubwo igihugu cyanjye ari urugero ruzwi. Ikibazo kibangamiye n'ibindi bihugu byinshi. sans se substituer aux les politiques agendas nationales femmes, paix et concernées. sécurité et jeunesse et paix. Ntabwo kigamije gushinja igihugu icyo ari cyo cyose, ahubwo kigamije gushaka ibisubizo binyuze mu biganiro, kubahana, kugera kure cyane. Il ne s'agit pas d'assimiler Mais de les ressources retenir la naturelles méthode à ces sujets, pragmatique, mais de progressive retenir la et méthode consciente et pragmatique. de résultats. Inama y'umutekano yigeze gukoresha ubu buryo ku bibazo nk'ibyerekeye abagore, amahoro n'umutekano, urubyiruko n'amahoro, ndetse n'icyemezo 2017 kijyanye n'intambara, inzara. Bien réel. Ou de creuser Excellence, la réunion d'aujourd'hui n'a pas vocation Nyakubahwa, à un texte iyi nama ntabwo igamije kwemeza inyandiko cyangwa gufata imyanzuro. doit nous permettre Intego ni ukumva ibitekerezo by'impuguke, gusuzuma ikibazo, kumenya impungenge zari no gushaka aho twahuriza hamwe. déjà lui bien Elle constitue la première Ibyo tuzaganiraho uyu munsi bizafasha ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru bizayoborwa kwa 22 Nyakanga na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, hagamijwe gukomeza ibi biganiro no kubishyira ku rwego rwo hejuru rwa politiki. cette réflexion au plus haut niveau politique et d'ouvrir un processus de construction. Nyuma y'iyo nama, inama y'umutekano izareba niba hakenewe izindi ngamba. nourriront le débat public. C'est à la lumière de ces Amateka agaragaza ko iterambere rikomeye mu bufatanye mpuzamahanga ritangira ku gitekerezo rikakura binyuze mu biganiro n'uburambe bw'igihugu. construites de cette manière. Elles commencent par une idée, elles se nourrissent de l'expérience des États, où elles donnent progressivement naissance à des cadres de C'est à coopération la lumière de ces structurés. consultations C'est précisément Niyo nzira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yifuza gutangiza uyu munsi. et la forme de tout État Excellence, Nyakubahwa, ibiganiro byacu bizashingira ku bibazo bitatu. quels enseignements Icya mbere ni ayahe masomo twavana ku nararibonye bw'inama y'umutekano n'izindi gahunda zisanzweho, kandi ni ibihe byuho bikiri mu buryo buriho. largement démocratique du fragmentés. Congo souhaite Deuxièmement, Icya kabiri ni akahe kamaro uburyo bwahuriweho bwatanga butabangamiye ubusugire bw'ibihugu cyangwa ubucuruzi bwemewe. l'expérience accumulée par le Conseil de sécurité. troisièmement, Iya gatatu, twahuza dute gukumira inkunga y'intambara, gukurikirana inkomoko y'umutungo, koroshya isoko no guteza imbere inganda zo mu bihugu bikungahaye ku mutungo kamere kugira ngo habeho iterambere rirambye kandi ridaheza. démocratique du Congo est convaincue Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemera ko ibisubizo bizaboneka gusa binyuze mu biganiro byubakiye ku kumva ibitekerezo bya buri wese no gushakira hamwe ibisubizo bihuje n'ibikenewe n'ibyifuzo by'ibihugu byose. non pas simplement à participer à une discussion, nous vous invitons à contribuer à une réflexion qui pourrait, à terme, enrichir l'action du Conseil de sécurité au service de la paix et de la Ntabwo tubatumiriye gusa kuganira, tubatumiriye kugira uruhare mu gutangira igitekerezo gishobora gukomeza guteza imbere ibikorwa by'inama y'umutekano mu rwego rwo kubungabunga amahoro, umutekano n'iterambere. Nyuma y'inama, ubutumwa buhoraho bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i New York buzakomeza kuganira n'intumwa z'ibihugu byose uwo mwaka wo kumvikana no gushakira hamwe ibisubizo. que je déclare ouverte. Nizeye ko ibiganiro by'uyu munsi bizaba intambwe ya mbere y'urugendo rurerure rufunguye kandi ruhuza amahanga yose. Concernant les ressources naturelles, Ni muri uwo mwuka mboneyeho gutangaza ku mugaragaro ko inama yafunguwe. au bénéfice de l'ensemble de la communauté internationale.
inama y'umutekano ya Loni yiga ku nsanganyamatsiko igira iti isesengura ry'icyuho kiri mu mategeko agenga umutungo kamere n'amahoro, inkomoko n'icyerekezo. Murakoze cyane ku bwitange no kuntega amatwi.